hari ibintu tujya dukora ugasanga turitamaje rugikubita. Hari ibimenyetso dukora natwe ubwacu tutabizi, ukajya kubona ukabona wabikoze utazi n'ukuntu bigenze. Umuntu agahita kuvumbura uwuriwe, kufite ubwoba, kuri umunyembaraga nkeya, mbese agahita gusoma uwuriwe kandi wowe utabizi, gusa kukwitegereza gusa agahita kuvumbura. Cyangwa se mo kimwe waba uzi kwikontorora ukamwereka icyo ushaka ko abona. Ubundi ni ibintu bibiri: imyitwarire yawe, uko witwaye, uko umuntu akurebye ako kanya. Iyo utabizi nta bumenyi ubifiteho, umuntu ashobora guhita amenya icyo udashaka ko amenya, icyo udashaka ko akumenyaho, akakuvumbura imyitwarire, akakuvumbura uwo uriwe nta kintu umubwiye. Cyangwa se waba ubizi, waba ubisobanukiwe, akakubonamo ibyo ushaka ko akubonamo. Ibi ni ibintu 7 byerekana uwo uriwe, atari ngombwa ko hari ijambo uvuga, mbese kukwitegereza gusa nta n'ijambo uravuga, umuntu agahita amenya uwo uriwe. Gusa ku rundi ruhande, nuramuka umenye ibi bintu 7, biroroshye no kuba wakwigira utari we, ukagaragara mu buryo wowe ushaka kugaragara mu maso y'abandi. Nk'uko nabibabwiye, ntago ari ngombwa ngo abantu bose bagucishemo ijisho. Hari igihe wenda ko uba wiyizi ko hari akantu kaba utarakemura, kaba katagenda neza muri wowe. Nk'urugero wenda ugasanga ujya ugira nk'akantu k'ubwoba, nk'iyo wenda ugiye kuvuga ikintu mu bandi, cyangwa se uri nko muri interview. Iyo uzi ibi bintu 7 rero ngiye kukubwira, ubasha kwikavaringa, ubasha kuba wagira utuntu tumwe na tumwe uhisha, mbese abantu ntibagucishemo ijisho. Kurikira kamwe ku kandi, ni iminota mike cyane nkubwira ngo kandi niba utarakora subscribe kuri iyi channel yanyu Ibanga Entertainment, urimo uratakara. Aha niho tuvugira ibintu byinshi kandi by'ubwenge buri munsi. Ikintu cya mbere gishobora guhita kigaragaza uwo uriwe nta n'ijambo uvuze, ni posteri cyangwa se uburyo uhagazemo, cyangwa se uburyo wicayemo. Hari ukuntu umuntu ajya yicara, yakwicara nko mu ntebe, ukabona yabuze ahakwirwa, ukabona afite ubwoba, ntatuje, yabuze uko yifata, ukabona intebe ayicayemo atayicayemo, ameze nk'ushaka guhaguruka, mbese yabuze amahwemo. Mujya mubibona cyane cyane nko mu ma interview, aho umuntu yabuze amicaro, mbese bita bigaragaza ko ufite ubwoba, bigaragaza ko utiyizeye, bigaragaza ko nta confidence ufite. Cyangwa se ukabona umuntu aricaye, wenda ari mu kazi, ariko hagira nk'abantu baza nko kumureba, cyangwa se yicaye imbere y'abantu, ukabona byamucanze, intebe yamubanye nto. Icyo gihe ukubonye wese ahita abona ko n'ibyo ukora utabizi, ahita abona ko nta cyizere wifitiye, mu mutwe ntutuje. Ubundi niba wicaye mu ntebe, icara utuze, niba ifite aho kwegama wegame gakeya utuje. Nanone kandi si ngombwa ngo ugere ku kuguru kukundi nkaho ari wowe bosi, ariko nanone icara mu ntebe utuze, wegame, ube relax. Niba hari ameza kandi kirazira kuba intoki zawe ziri munsi y'ameza cyangwa amaboko yawe wayahishe, ahubwo icyiza ibiganza byawe birambike ku meza. Burya gushyira amaboko munsi y'ameza nabyo bigaragaza ko utiyizeye. Niba hari abantu muri kuganira cyangwa se hari abantu muri kumwe, amaboko biba byiza iyo yashyize ahantu hagaragara, bigaragaza icyizere wifitiye. Tugarutse mu guhagarara kandi, niba uhagaze hari nk'ikintu uri kubwira abantu, cyangwa uhagaze imbere y'abantu, cyangwa hari umuntu muri kumwe udashaka ko agucishamo ijisho, hagarara wemye, kuko ikosa ryose uzakora mu gihe uri imbere y'abantu, imihagararire yawe izagutamaza, imihagararire yawe izatuma abantu bagucishamo ijisho. Ikintu cya kabiri ni imyambarire. Burya uko wambara bizereka abantu uwo uriwe. Burya biragora cyane kuba umuntu yambara agakositimu kameze neza, gateye ipasi, kagoroye, agashati ke keza, agakaruvati. Biragoye ko uwo muntu watekereza ko atari umuntu uri intellectual, atari umuntu
w'umusirimu biba bigoye cyane. Ndetse burya imyambarire yawe bitewe n'ahantu uri izatuma abantu bakwibazaho cyangwa se itume abantu bagushyira mu cyiciro cyawe. Burya nubwo abantu batabyitaho bamwe na bamwe, ariko burya kwambara bigendanye n'ahantu uri ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni ikintu cyerekana yuko usobanutse, cyerekana ko ukuze mu mutwe, cyerekana ko uha agaciro ibintu kandi ubuzima bwawe buri ku murongo. Ese abandi bari mu kirori bambaye udusuti, bambaye udukanzu tumeze neza tw'ikirori, ni ubukwe cyangwa se ikindi kirori kindi, nawe winjiranye ya myenda twita amatiriningi hamwe na sandari, ako kanya uzahita utuma abantu bakwibazaho ndetse bige kuri level y'imitekerereze yawe. Abandi bari ku mazi bambaye twa dushati tw'amawuwa, tumwe ufungura igipesu umuyaga ukagahuha, ingofero zimwe z'urugara na twa dukirote tumwe twa dukabutura twiza cyane. Hanyuma wowe uhaserukanye itise, wateye ipasi n'agakote ndetse na kaverona. Ubwo sibyo ni ibiki? Burya biba byiza kandi bigasobanuka igihe wambaye bigendanye n'aho uri. Ikindi kandi ntago ari ubwoko bw'imyenda uba wambaye gusa, ahubwo kuba waba wambaye imyambaro isa neza isukuye, uburyo ugaragara bihita bitandukana na wa wundi wambaye imyenda idaheruka kumeswa, isa nabi, cyangwa umuntu yakwegera akumva impumuro itari nziza. Icyo gihe bishobora guhita biba ikimenyetso simusiga cy'uwo uriwe ndetse n'icyo ushoboye. Ikintu cya gatatu gihita kikugaragaza uwo uriwe ni isura yawe. Ahangaha iyo uri kumwe n'inshuti zawe cyangwa iyo uri kumwe n'umuntu uwo ari we wese muhuye, ukuntu wenda uganiriza abantu usekamo, ahangaha ntagiye muri byinshi, burya isura yawe mu maso hawe nicyo kintu cyangwa se nicyo gice cy'umubiri kigaragaza ibyo utekereza, kigaragaza niba ufite ubwoba, kigaragaza niba ibyo urimo wiyizeye. Burya nk'iyo uri kubwira abantu, umuntu ashobora kukureba mu maso byonyine agahita amenya niba uri kubeshya. Ndetse buriya abantu babihuguriwe cyangwa bafite ubumenyi ku bigendanye n'imitekerereze y'abantu, cyangwa se bariya baba barize ibigendanye na investigation n'ubutasi, buriya kukureba mu maso cyane cyane mu gihe uri kuvuga biba bihagije kugira ngo ahite amenya niba ubeshya, ahite amenya icyo ushaka guhisha, amenye niba wirekuye uri kuvugisha ukuri, byose ahita abimenya. Niyo mpamvu burya niba uri kubwira umuntu cyangwa hari abantu uri kuganiriza, irinde ibintu byo kujya uhumbya buri kanya, uhumbaguza, ureba hirya no hino, ugaragara mu maso nk'umuntu wacitse intege, urya iminwa, usohora ururimi kwa kundi umeze nk'aho ibintu byagucanze. Utwo tuntu twose n'utundi ugenda ukora twerekeye mu maso hawe n'ibice by'isura yawe, utwo tuntu twose tugenda dutanga mesaje. Ukaza kwisanga wivuyemo, ukaza kwisanga abantu bamenye icyo ushoboye, icyo udashoboye, n'uwuriwe muri rusange. Reka mpite nkijyanana n'iki kintu cya kane gikomeye cyane gishobora kukugaragaza uwuriwe utiriwe unavuga. Iki nicyo bita eye contact, cyangwa se kuba wahuza amaso n'abantu, kuba wareba abantu mu gihe hari ikintu uri kubabwira cyangwa se mu gihe muri kumwe. Iki kintu ni ingenzi cyane. Burya uburyo ureba abantu cyane cyane mu gihe uri kubabwira bisobanura byinshi cyane. Byerekana kuba wiyizeye ndetse bikerekana ko uri umunyakuri ibyo uri kuvuga. Burya iyo uvuga ibintu udahagazeho ubeshya, bigaragara muri cya gihe uvuga wubitse amaso, ubona watinye guhuza amaso n'abo uri kubwira. Ikintu cya gatanu tugezeho ni uburyo wiyitaho muri rusange. Aha twavuga nk'uburyo umusatsi wawe uwitaho, inzara zawe, niba woga, niba wiborosa, uburyo uhumura,
mbese bya bintu bya buri munsi, ya rutine ya buri munsi, ukuntu uba ugaragara iminsi yose. Ibi ngibi bivuga uwuriwe, niyo utakwirwa ugira ikintu uvuga. Ugasanga umuntu ntiyiborosa, umusatsi wamwereyeho, nta mesa, ntaki, inkweto zisa nabi. Ese ubundi uba witeze ko abantu bagutekerezaho iki? Abantu bakubona gute mu gihe udafite ibintu nk'ibyo by'ibanze utabyitaho? Menya ngo n'ubundi abakubona uba warangije kwikarasa, uba warangije kugira urwego wishyiramo. Abantu burya bita kuri utwo tuntu dutoya mbere y'uko ahubwo bareba n'ibyo ukora, cyangwa se ngo bite no ku mico yawe. Babanza kureba utwo tuntu dutoya bagahita bagukarasa. Ikindi kintu kigaragaza uwuriwe utanavuze ni imbaraga ukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse n'uko uba umeze mu bihe bitandukanye, bimwe twita vibe. Hari umuntu uba ubona yita ku bintu, ukabona akoresha imbaraga ze mu kwita ku kazi, ukabona ari konsantere, nta kurangara, byose abikora ku murongo, mbese uri munyakazi. Icyo gihe abantu n'ubundi baba bamaze kubona ko uri wa muntu ufite icyo ashaka kugeraho, uri wa muntu ufite intego, usobanutse. Ugasanga ni wa muntu uhorana vibes z'akazi, afite esprit rwose, ubona ameze neza, akora nta mpungenge, n'umutima ukunze. Uyu muntu aba ari umwizerwa, kandi n'ukubonye wese yikangamo akavuga ati cyakoza uyu aba muri ba bantu bafite intego mu buzima. Aba bantu akenshi ntago bakunda gutana no kugira umutima mwiza no kwita ku bandi bantu. Uba usanga ibyabo byose babita ba Miss cyangwa Mr Perfect, byose baba babikora ku murongo, kandi ari abantu beza cyane. Icya karindwi tugezeho ari nacyo cya nyuma, ni uburyo ugenda ndetse na geste cyangwa ibimenyetso ukora mu gihe uri kuvuga. Aha iyo ugenda na confidence, burya abantu baba bakwitegereza, ndetse burya ingendo yawe ivuze byinshi kuri wowe. Burya umuntu udatuje, umuntu ufite ibibazo, umuntu isi yikaragiyeho ikamufungiraho amaferi, no mu ngendo biba bigaragara, mu ngendo yo ihita imutamaza. Niyo mpamvu iyo ugenda, genda na confidence, utambuka neza, one step at a time, wemye. Noneho byagera ku basore n'inkumi, mwebweho rwose akantu ka demarishe kaba gakonta cyane. Niyo mpamvu wa musore we, nuzaba ugiye kwa approachinga nk'umukobwa, ingendo yawe yonyine ihita ikugaragaza, ihita ituma umukobwa atekereza uwuriwe, niba wifitiye icyizere cyangwa se uraho gusa. Ibimenyetso ukora kandi cyane cyane by'amaboko, ibi bintu ni ibintu byo kwitondera. Burya bavuga ko, abahanga bavuga ko iyo uri gutanga message, igice kinini cy'ubutumwa uri gutanga cyerekanwa na geste cyangwa se n'ibimenyetso uri gukora, kurusha uko cyakwerekanwa n'amagambo uri kuvuga. Aha rero iyo utabizi, ni hahandi uzavuga ukavuga, ariko abakwitegereza bakabona ubundi butumwa bitewe n'ibimenyetso uri kubereka. Nyamara wowe nta kintu uzamenya. Ugasanga uri kuvuga, utanga ubutumwa, ariko ukuboko kwawe, ikiganza cyawe, ugasanga uri murikora mu maso bya buri kanya, wikora ku mazuru. Burya biba bifite message biri gutanga kandi itari nziza. Niba uri kumwe n'abantu, niba uri kuvuga, gerageza ukontorora ibimenyetso uri kwerekana, kuko byagukoraho isaha n'isaha. Niba ubutumwa hari icyo bugufashije, kanda subscribe, kandi gukanda subscribe ugakanda n'akamenyetso k'inzogera ni ukwiteganyiriza, kuko hano hagiye kujyacaho ibiganiro byinshi byubaka, twese tugakomeza kugendera hamwe kwiyungura ubumenyi hano kuri channel yanyu Ibanga Entertainment. Nyandikira muri comment kandi umbwire igitekerezo cyawe, ni ingenzi cyane. Mukanda no kuri like munyereka ko turi hamwe,
ubundi byose bikomeze kugenda neza. Ciao, reka duhure mu kiganiro gikurikiyeho.